Bakunzi b'Agato Media TV nongeye kugaruka mbasuhuza kuri iyi saha ngira ngo twongere twiganirire nk'uko bisanzwe. Rero ngira ngo ni Bahizi Aloys, murabizi ko n'ubundi twiba twibereye kumwe mu biganiro. Ngira ngo rero ninjye ugarutse kugira ngo tugumye twiganirire ku makuru y'ubu buzima bugiye butandukanye. Ngira ngo rero mbere yuko twinjirana mu kiganiro ndagira ngo mbabwire ku nkuru y'umusore bita Fatakumavuta, ko ari umusore ngira ngo muzi ko amaze iminsi ari mu rubanza, yajyanywe mu butabera igihe yajyaniwe rimwe n'umukobwa witwa Muheto. Ngira ngo ibyo murabizi cyane ko bamaze iminsi bari mu rubanza, cyane ko ari n'igitangaza ku basitari bacu muri iyi minsi. Biragaragara ko hari ibibazo byo kwitwara nabi, ariko se nkibaza nti iyo umuntu amaze kuba umusitari ahari aho abantu bari bamenya icyo kuba umusitari bivuze, ntago bazi ko kuba umusitari ari ukuba bivuze kuri inyenyeri imurikira rubanda. None se niba uri inyenyeri imurikira rubanda, ni ukubera iki buri gihe abantu bitwa abasitari ari bo bantu bakunze cyane kuvugwa nabi mu bitangazamakuru, mu bantu hirya no hino bakabaye bitwa abakunzi babo cyangwa se abafana babo mu bintu bitandukanye bagenda bakora, ariko ugasanga noneho ikibazo ibyo bagenda batwereka ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bigenda bifatirwaho ingeso mbi n'abandi bana bakiri bato, cyane ko aba basitari bari bakwiriye kwigirwaho ingeso nziza n'abandi bana bakiri bato. Ariko kugeza ubu ikigaragara ni uko icyo barimo kugaragaza ni imyitwarire mibi igaragaza ingeso mbi. Ngira ngo rero kuri iyi saha turimo guhuriramo mu kiganiro, ndagira ngo ngende mbabwira imibereho igiye itandukanye y'abasitari bagiye bagaragaza, bituma njyewe ngumya kwibaza cyane, nkibaza se ubu koko abasitari bazi icyo kuba umusitari bivuze? Ngira ngo ntago rero, nkurikije ibyo mbona, ntago babizi, kubera ko kuba umusitari wari ukwiriye kumenya ko ari ukugenda witwararika, ugaragaza ibintu byiza imbere y'abakureba ndetse n'abakumva batari bakubona, bakagenda bakuvugaho ibintu byiza cyane. Ngira ngo rero tumaze iminsi twumva umusore nka Fatakumavuta we wagiye agaragara ku bitangazamakuru, aho yagiye akora ku maradiyo atandukanye ndetse no ku ma YouTube. Uyu musore rero ngira ngo impamvu mugarutseho uyu munsi, ndashaka kumuvugaho byinshi cyane ko twagiye tuvuga ibijyanye n'amakuru y'ibyagiye bibabaho, ariko noneho turagira ngo dusesengura akantu ku kandi kuri aba basore bacu bagenda batugaragariza ibintu bigiye bitandukanye mu rwego tubona ibintu bitagenda neza. Ngira ngo rero uyu Fatakumavuta, ikintu ngiye kuba nabanza kumuvugaho niwe wibanze mbanjeho, nuko uyu Fatakumavuta twabonye ko uyu musore nubwo yakoraga ku bitangazamakuru, biragaragara ko aba basore baba bafite n'amafaranga. By the way, baba bafite akazi keza bakora kabashimisha, akazi gatuma bidagadura bagira gute, ariko iyo myidagaduro twebwe ibyo tuba twiteze kuyibonamo ntago ari byo tubona. Ubundi ni ukuvuga ngo umuntu nk'uyu ugaragara cyane yari akwiriye kugaragaza ibikorwa byiza, akagaragaza imico myiza, ibijyanye no gufasha abandi, ibijyanye no kwerekana ibintu byiza bijyanye wenda n'ikoranabuhanga nk'uko turizi hano hanze, akagenda azana iterambere rigenda rizamura urundi rubyiruko kugira ngo rugende rutera imbere, noneho agaragaze ibyo bikorwa byiza bitume noneho turushaho kumukunda cyane, kubera ko ibyo atugaragariza byazamuye amarangamutima yacu. Ariko iyo ubonye ingeso nk'izi z'abasore nk'aba ngaba, bigutera kwibaza ejo hazaza h'urubyiruko rwacu rurimo kugenda rubyiruka ubu ngubu, ukibaza ngo se barabyirukira hehe, bazakura ari bande, ese niki bisiga mu mitwe y'abanyarwanda muri rusange. Ibi bintu rero
ngira ngo bakunzi b'Agato Media TV, inshuti zanjye tubana umunsi ku wundi, ngira ngo namwe ibi bintu mushobora kubyibazaho mukibaza noneho icyo bizatuzanira mu rubyiruko rwacu rw'ejo hazaza. Ukabona umusore nkafata ku mavuta baramuvuze ngo yifitemo ibiyobyabwenge bifite igipimo kingana na 298 ku ijana. Ukibaza uyu musore mwiza kuriya usa kuriya nukubera iki yifata kicara hasi agafata ibiyobyabwenge akajya kwijandikamo, akajya kubyishyira mu mubiri kugera kuri icyo gipimo, ndetse ngira ngo iyo bigeze no kuri kiriya gipimo biba bifite n'ingorane bisiga mu mubiri w'umuntu, cyane cyane izijyanye n'uburwayi. Rero ukibaza imibereho nk'iyi kuki aba basore bayikenera, kuba bamarira iki n'iki yungura ubuzima bwabo. Rero ngira ngo inshuti zacu namwe murabyumva, ngira ngo abakuru, abafite abana, abafite ababyeyi, abasaza, abantu bose ngira ngo duhurire hamwe mu bitekerezo kugira ngo turebe icyo twamarira urubyiruko rwacu muri iyi minsi, cyangwa se abana bakiri batoya barimo kugenda bazamuka mu mikurire yabo. Turebe cyane, tugira igihe cyo kubana n'abana bacu, tugira igihe cyo kumenya urubyaro rwacu, cyane ko nizo nyungu dufite mu buzima, ni imigisha Imana iba yaraduhaye kugira ngo tubane nayo. Iyo migisha tuyifate neza. Murabizi ko mu bihe bya mbere ababyeyi babyaraga abana benshi bakagira umuryango munini, na ndetse umubyeyi wabaga afite umuryango munini yabaga yumva afite amaboko, afite imbaraga, mbese yabaga yumva yihagije muri we. Ariko kugeza ubu ngubu turimo turabona ibintu biyagara, ibintu bicika, imiryango ntayikiriho, umwana arakura akihakana iwabo, umubyeyi akihakana umwana, ugasanga abana benshi hirya no hino ugiye kureba usanga imihanda yuzuye abana. Abana wajya kuganira nabo bakakubwira ko iwabo babirukanye, bakakubwira ko babimye ibyo kurya, bakakubwira ko babimye ibyo kwambara. Mbese ukibaza uyu mubyeyi kubera iki abyara uriya mwana. Ugasanga abana b'abakobwa hano hanze, murabizi cyane namwe, ntago ari ugusebanya, abana b'abakobwa ubu baramara gukura, bagera mu myaka, guhera ku myaka 12 kuzamura, ugasanga abana barimo baratwita inda zitagira impamvu, inda zitagira aho zikomoka. Ugasanga abana barimo baragenda babajugunya mu matuwarete, abandi barakuramo amada. Dore bukanya narindimo numva inkuru y'abayobozi b'ikigo hariya i Nyanza, mu kigo ahantu hamwe, abo bayobozi bivugwa ko bateye umukobwa inda. Byavugwaga gutyo, simbizi ukuntu abantu babiri bashobora gutera umukobwa inda, ariko ikivugwa nuko aba bayobozi bashukaga uyu mukobwa, noneho umukobwa aza kuba yatwita. Rero aba bayobozi bagiye kubazwa mu nzego z'ubuyobozi, batangira buri wese ahakana, avuga ko ntaho yigeze ahurira n'uyu mukobwa mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Numva undi mugabo mu cyitwa Gakenke, mu kigo kimwe bavuze cyitwa ngo ni muri Taba, umudiregiteri wayoboraga icyo kigo, dore ko ngo yari amaze n'iminsi ari mu gihano bitewe n'ibindi byaha bitandukanye yari yarakoze. Noneho ngo yaje kuba yafata umusore ku ngufu, aramusambanya. Dore ko bino bintu bineze cyane kuba ubutinganye turimo kubwumva hirya no hino, ariko igitangaje kiri muri iyi nkuru nuko uyu mugabo bavuze ngo afite imyaka 48. Ndetse ku bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye baravuga bati uyu mugabo ashobora kuba ari uburozi, cyangwa se akaba ari umuntu waba yarumvishe ko ibi bintu wenda ari byiza, akaba yigaga kuba yabikora n'iki gutyo. Ariko ibyo ari byose usanga ari ubusazi buteye mu mitwe y'abantu, rimwe na rimwe burimo guturuka kuri ibi bintu byo kunywa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge murabizi, ubu tubara hano hariyo igihe tuvuze ibiyobyabwenge abantu bahita bumva urumogi ndetse n'ibindi birukomoka. Ariko
ntago buriya ibiyobyabwenge gusa ari urumogi, hari n'izi nzoga zino nzoga zitwa African gin, zino nzoga tuzi nko kuri zino nzoga zikaze cyane ziri mu bwoko bw'amawisiki, amawarage n'ibindi. Ibi ngibi nabyo ni ibiyobyabwenge byo ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi babinyweye baba bataye ubwenge. Iyo bamaze guta ubwenge rero, ibintu byose bakora rimwe na rimwe bijyana no guta ubwenge, cyane ko baba batagitekereza. Rero nkatekereza ko ari byo bituma aba bantu bagiye batandukanye bakora ibi byaha bimeze gutya. Rero uyu nawe yaje kuba yajyanwa mu butabera. Rero abantu benshi nta nubwo batekereza ku kintu cyitwa ubutabera. Ubutabera tuba dufite mu bihugu byacu bigiye bitandukanye ni ubutabera bushinzwe kwita kuri ibyo bintu byose bigenda bikorerwa hirya no hino, kandi abantu bakaba batabizi ko ibintu bakora biba bizabagiraho ingaruka. Rero ndagira ngo abantu benshi bakurikirana Agathon Media TV mumenye yuko ibi ngibi tuba tubabwira mugomba kujya mubitega amatwi, bikagira byinshi bigenda bihindura mu bitekerezo byanyu, kandi mukagira abandi mwabikurikiranye cyane, mukagira uburyo mugenda mureba abantu bameze gutyo, abenshi mukaba mwabegera mukagira icyo mubabwira gishobora guhindura mind zabo kugira ngo nabo bajye ku murongo umwe n'abandi. Ngira ngo rero ikindi narindi nabanjirije ku nkuru y'uyu musore Fata ku mavuta, ndagira ngo mugarukeho kubera ko hari icyo nari nshaka kumuvugaho nari ntaravuga. Uyu musore rero twaje kubona yakwihereza bagenzi be, ashaka kubavugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko mwagiye mubyumva mu zindi nkuru zitandukanye. Yaje kuba rero yavuga ko ngo Meddy ari umusore, ari umugabo w'umusitari waje kuba yakubitwa n'umugore wa mbere mu basitari. Rero amuvugaho yuko ngo Meddy hari umukobwa yaje kuba yanakwishimishirizaho mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu musore avuga ko ngo Meddy ngo yamuryaga amaturo. Ibyo bintu ntago byari bikabaye ibintu by'umusore nk'uriya cyane, ugaragara cyane ko ari n'umuntu uba mu itangazamakuru, ngo agende yihereze mugenzi we amuvugeho amagambo nk'ayo. Ndetse yaje no kuba yaza ku wundi mugabo umwe witwa The Ben muramuzi, ni umusitari nawe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho rero uyu musore Fata ku mavuta nawe yaje kuba yamuvugaho ibintu bigiye bitandukanye, avuga ku by'ubukwe bwe ngo nibiba ngo bizaba mwakaduruvayo, avuga ukuntu ngo natamuha amafaranga azamuzimya burundu. Noneho ukibaza ngo ese umuntu w'umunyamakuru, umuntu wakabaye umupromota upromotinga abandi, niwe muntu wumva atekereza ko agiye kuzimya abantu? Ariko nanone wagaruka ukibaza ngo ese umuntu nka The Ben azamuzimya te, azahera hehe, azageza he azimya The Ben? Ibyo bintu rero ukareba ugasanga usubiye inyuma ni bya biyobyabwenge biba biri mu marangamutima y'umuntu tutabasha kubona. Abantu benshi bishwe n'ibiyobyabwenge, cyane cyane abo twakwita abahanga, abo twakwita abanyabwenge. Ubu ni imogi gusa, n'abantu bishwe n'imogi hirya no hino. Turabona abantu benshi bagenda bafatirwa mu biyobyabwenge, bamwe babicuruza abandi babinywa. Ukibaza ngo aba bantu bite byabo? Ndetse wajya kure ugasanga n'ababicuruza ni abantu badafatika, ni abantu bameze nk'ingegera, ni abantu rimwe na rimwe ubona bibirara, ntago byamutejeje imbere. Rero wabaza uti cyangwa se ukibaza uti ni ukubera iki noneho aba bantu bacuruza ibi bintu binavugwa ko bigira n'amafaranga, ariko ukabona nta terambere riboneka muri bo?
rero nta yindi mpamvu ahubwo aba bantu baba barafashwe n'abantu bakomeye bakabahereza bya biyobyabwenge, ahubwo bakabajya inyuma. Koko impamvu uzabibona, uzabona aba bantu inshuro nyinshi bafungwa, ukabona ntibamazemo n'igihe barongeye barafunguwe, kandi wajya kureba mu itegeko rigenga abantu cyangwa se rihana abantu bakoresheje ibi bintu, ni itegeko riri hejuru, ariko wajya kure ugasanga umuntu yagiye, ibimenyetso byose birahari, ariko ejo ukabona umuntu ni muri kumwe muri karitsiye n'ubundi ntiyanabiretse aracyabicuruza. Twari tuzi n'ibindi biyobyabwenge nko ku izina rya kanyanga ubu yahinduriwe ubundi buryo, icururizwa mu macupa, ariko sinzi niba yari yakahabwa uburenganzira, ariko nta n'uburenganzira kuko iyi kanyanga isigaye iza mu yandi mazina. Ubona izo bita za Nobilisi, ukabona izindi zitwa ngo ni za Gabi, mbese ni mu buryo bwinshi barimo bagenda bazizana kandi zigahabwa ubuziranenge. Ugasanga izi nzoga nazo ziragumya kwica benshi mu bwonko, ugasanga ziragumya kugenda zibiyogoza mu bantu benshi. Rero twebwe tugenda twibaza ngo se noneho amaherezo y'ibi bintu ni ayahe, niba tubonamo ko hari n'abantu bakorera mu nzego za leta baba babifitemo uruhare kugenda batanga ubuziranenge kuri ibi binyobwa rimwe na rimwe byagiye bigaragara ko bitemewe. Ikindi, hari utundi tuyoga turiya tuba mu ducupa dutoya cyane, turiya bita ngo nutuyuki. Utu tuyoga muzareba abantu benshi batunywa, ni abantu baba barabyimbye amatama, barabyimbye ibirenge, ni abantu bahora batukuye amaso, ubona bameze nk'abarwaye bwacya. Ukibaza amaherezo y'abantu mu gihugu araza kuba yahe niba abantu bagiye kumarwa n'ibi bintu by'ibiyobyabwenge, ariko bitarimo kurebwaho cyane ngo bibe byakurwa mu nzira, byamburwa ubuziranenge. Ikindi, turaza nko ku kiyobyabwenge cyitwa itabi. Muzareba kuri ariya matabi y'amasigareti, ku biposheti hariho amagambo avuga ngo itabi ririca, ariko nubwo handitseho ayo magambo ngo itabi ririca, itabi riraza rikinjira mu gihugu, ndetse no mu bihugu byinshi amatabi arahakorerwa, ariko ugasanga n'ubundi amatabi arimo arasora, amatabi aranyobwa, ndetse ukagera mu mazu menshi y'ubucuruzi ukabona ngo no smoking, ukabona ngo birabujijwe kunywera itabi ahangaha. Ariko nyamara harimo ibindi biyobyabwenge birengeje n'ingufu itabi, kandi itabi naryo rirabuzwa kunywerwa mu bantu, nubwo rinabujijwe ariko nabwo biranga bikarengaho bakarinywa bakanarihanywera. Ariko nanoneho wibaze na wa wundi urinywa, nubwo atarinywereye mu bantu, nawe riramwica, riramugiraho ingaruka. Rero ukibaza ubwo buzima bwose butandukanye burimo kubera mu bantu batuye igihugu, abantu b'abaterambere, abantu bifurizwa ubuzima bwiza, abantu leta ishyiramo uruhare mu kubafasha no kubazamura, abantu usanga rimwe na rimwe leta igenda ibafataho n'umwanya wo kuba ibafasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi wenda inshuro nyinshi atari uko aba bantu byari ngombwa ko bakwiriye kuba bashyirwa mu myanya nk'iyo ngiyo. Rero bakunzi ba Gato Media TV, izi ni inkuru nyinshi tuba tugira ngo tubabwire ku bantu benshi bagiye batandukanye. Abantu ni ingirakamaro mu bintu byose, kuko inkomoko y'ibintu byose ni inyokomuntu. Inyokomuntu rero ifite akamaro mu bandi bantu no ku Mana yo mu ijuru, niyo yaturemye idushyira hano ku isi kugira ngo isi tuyibeho, tuyikorere igihe runaka, hanyuma tube tuzanitegura ko tuzayimukaho, cyane ko tuzi ko hariho n'ijuru tuzajyamo. Iryo juru rero rizagibwamo n'abantu kubera ko babyitwayemo neza, bakagendera ku mabwiriza Imana yabasabye kugenderaho. Ngira ngo rero ibirenze ibiri hejuru y'ibyo nabyo, dufite amaleta menshi afite amategeko shingiro ku buzima bwacu. Ayo mategeko nayo aba agomba kubahirizwa, ariko ikibazo nanone ku bantu bashinzwe gutanga aya mategeko, nabo basubira inyuma bakayica, kuko tumaze kureba nk'ibiyobyabwenge byinshi
bigenda bihabwa ubuziranenge, ariko ukibaza ngo ibi biyobyabwenge birahabwa ubuziranenge nande? Rero abo batanga ubuziranenge kuri ibi biyobyabwenge nabo bamenye kuba bangiza ubuzima bw'abaturage batuye igihugu, kandi se abaturage nanone batuye isi. Rero bikaba bigaragara yuko tugomba gusubira inyuma tukareba ibyo turimo twangiza akamaro bifite mu gihugu, noneho tukareba ibyo twahinduramo. Rero bakunzi wa Gato Media TV, ngira ngo iyi nkuru nayo reka mbe nyihagarike aha ngaha, tugumye dutara n'izindi nkuru nyinshi. Nakagaruka, ciao ciao.